NKS TV Rwanda. Hello ladies and gentlemen, banje kubasuza mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Ni NKS nk'ibisanzwe. Uyu munsi nje kubereka mining. Ni mining ya BTTC web. Iyi ni mining umininga ugakorera amafaranga. Nkuko mubibona nemba mwitegereje aka gataburo ndi kubaha hano, ugasoma hano hantu handitse ngo mining. Nta gishoro gisaba. Iyi mining nta n'umuntu gusaba ngo shora n'igiceri cy'icumi. Iyi mining nta gishoro isaba, wowe cyo ukora uriyandikisha. Icyo usabwa no kureba ino video ukayirangiza. Yego, hano handitse income tubona amadolari 0.02 ku isaha. Ubwo bivuze ngo winjiza amadolari 0.02 buri saha mu buryo bw'ikora. Nta no buryo ugenda ukakanda mining, icyo ukora buri munsi uragenda ugakoregitinga amadolari wakoreye. Noneho ku munsi winjiza amadolari 0.48. Hano ngiye kubabwira amafaranga ushobora gukorera mu kwezi. Noneho twasanze mu cyumweru kimwe uba ukoreye amadolari 3. Aha ni umuntu w'umu VIP 1, ni umuntu uri kuri level ya mbere. Yego, kuko kugenda umining uyitindaho bagenda bakuzamura. Ikindi yo turebye mu in 4 weeks uba ukoreye amadolari 13. Aya urumva yinjije mu byumweru 4 hafu amafaranga ubukorera buri kwezi. Ubukorera ibihumbi 19,500. Murebye neza hano mugasoma uriyandikisha ugatangira mining, ukanda ahantu handitse start. Nkuko mubibona neza hano rwose no muri aka gataburo uburyo tugenda twinjiza aka kantu agasobanukirwa. Uburyo rero ushobora no kubona iyi taburo kugira ngo ubone amakuru. Reka mbanze ninjire kuri iyi link, uraza ugafungura link ya BTTC. Nkuko uyibona ubongeze kuri BTTC, ariko ushaka amakuru dore uburyo wabigenza kugira ngo ubone nka kano gafomu kariho uburyo. Uraza kuri Telegram yawe, ukigeraho uze muri search wandikemo ijambo ngo nta gishoro, nta gishoro. Iri jambo nta gishoro gisabwa urabyandika, nta gishoro gisabwa. Barahita bakwereka business cyangwa se group, urahita uyikandaho ujoining. Iyi ni group ya online ibamo abantu batagisaba, nta business ijyamo hano isaba igishoro. Ni za business tubereka ukora ukoresheje telefone yawe na internet yawe ukinjiza amafaranga. Yego, iyi group ni public. Urajya muri search wandikemo ngo nta gishoro. Numara kwandikamo nta gishoro, ngiyi group right uyibona. Aha niho uzajya ubona amakuru ya business zose n'uburyo dukora mining ya BTTC. Ikindi kintu mbasaba ni ugutunga iki kintu twita Binance. Binance ituma winjiza amafaranga, Binance ituma ubona amafaranga. Iyo ufite Binance bituma ubona amafaranga. Ubwo rero urasabwa kuba watunga iyi Binance. Ubwo uramutse ushaka link ya Binance urajya unyandikira muri comment kuri hano kuri YouTube umbwira ati mpa link ya Binance nyiguhe winjire, cyangwa se uze muri group ya Telegram nge mbahama ama link ya Binance. Ikindi reka twikomereze mbasobanurire kuri iyi mining ya BTTC. Twihuse iyo ugimara gufungura ubona aka kantu. Ikintu ngiye kubanza kubereka, tugira home, tukagira icyo twita pledge, tukagira icyo bita aha niho task zibera. Nk'ubu giye maze kugera kuri VIP 3, buri munsi ninjiza amadolari 2. Bivuze ngo mu minsi 30 gemba nkoreye amadolari 60. Aya ni amafaranga ninjiza turutse kuri iyi app imwe. Byaramvunye kugira ngo nahereye kuri VIP 1, natangiye ndi kuri VIP 1 ndazamuka njya VIP 2, ubu ngeze kuri VIP 3. Ibi bintu bintwaye nk'ibyumweru 3 hafi kwezi kuba ngeze kuri VIP 3, kuko nahoraga nkora task neza bakagenda banzamura. None ubu dore nsiga nkorera amadolari 2 arenga ku munsi. Ibaza amadolari 2 mu kwezi, iminsi 30 n'amadolari 60. Idolari rigeze ku cyatanu, hafi nkorera ibihumbi nka 80 bya buri kwezi biturutse muri BTTC mining. Twihuse kandi ubu ari business isaba ku investamo amafaranga, muhita mushyiramo mugashora ugasanga ejo n'ejo bundi murahiye. Nizo business za online zisaba ibishoro nzajya nziba, ariko zirarangira. Nuko njya mbaho kuri mu byumve zirarangira, ariko iyi niyo ushobora gukora ukabona inyungu. Reka mbereke rero, igira icyo twita home, ikagira pledge, ikagira naha dukorera task, ikagira kuri team bivuze ngo ni abantu mba narahaye iyi link bakinjira.
yego iyi nayo habamo revo baranatumira yewe, ariko nta gishoro isaba mujye mubyumva, ikagira n'ahantu twita kuri mi. Nk'ubu ngiye mfite amadolari 19 n'aya ma TRX arabikuzwa n'aya ma BTTC arabikuza. Reka mbereke nko kuri withdraw application n'urugero, reka turebe, reka nze turebe hano. Iyi BTTC iravuga ngo withdraw request BTTC official announcement regarding on the opening of USDT withdraw application, dear BTTC user, in responsible to reset attention. Bivuze ngo ama USDT arabikuzwa n'ibyo ngira ngo mbereke. Reka tuze kuri transaction. Nk'ubu jewe ni all ni in out, aya ni amadolari yose nagiye ama TRX nagiye mbikuza 48 47. Aya ni amafaranga, ayo ni ama BTTC ibihumbi hafi 100 byo nabikuje. Ubu yakomvase mu manyarwanda hari icyo dukuramo. Ama TRX 45, ama TRX ibi byose hari amafaranga yaje agira kuri Binance yanjye. Ndagaruka inyuma, murabona ko mfite amadolari 19, mfite ama TRX 0.08, nkagira ama BTTC ibihumbi 20. Aya yose ni amafaranga, nkaba ndi mu VIP gatatu. Yego bagira na groupe ya Telegram, ushobora kuza hano ukayijoininga. Ikintu mbereka rero tukiri hano kuri mi, numara gufungura iyi link wiregister, sibyo? Icyo ukora ushobora kuza ugakoresha iyi invite friend, nanjye niho ndi bukande nze nkopi iyi link ngiye kuyishyira hasi muri comment, niyo uri bwinjirireho ufungura iyi BTTC. Reka nsubire inyuma, ubwo link ndayiguha nawe nuko uzajya uyitanga numara gufungura account yawe. Ikindi ni hano naho urebera ama transaction, hano ni withdraw application, ama withdraw watanze. Igira na Telegram urayikandaho wagera muri groupe yabo. Yego dore nk'ubu nyibamo ya BTTC customers. Nsubira inyuma, ibintu mbereka ni ibintu ubihari. Nsubira inyuma, nshobora kuza kuri Telegram channel, nayo ngiyo ukayigeramo ukajya usoma ama announcement agezwamo. Ubundi WhatsApp twasanze zibaningwa cyane, mureke twitungire Telegram n'igituma twinjiza amafaranga. Noneho ahantu tugiye gutinda naha twita kuri verify identity. Aha rero kugira ngo tukore verify no kugira ngo iya account yawe ya BTTC igira agaciro, aha handitse aha kuri verify identity. Icyo nkubwira ni iki rero, aha hantu niho twitondera kugira ngo ha verifying birasaba ko utunze Binance. Ubundi Binance niyicaho amakributo cyangwa se amafaranga y'amadolari tukayabikuza akagera mu manyarwanda. Nabyo reka mbanze mbibereke. Reka nze kuri Binance. Nk'ubu ngubu murabona afite amadolari 2. Turaza tukaza hano kuri asset, tukaza kuri send, tukajya mu icyo twita P2P trading. Hano ubwo ni send ngiya, urabona ngaya amadolari bahita baza muri seri hano rwose. Uhita ugenda ubona abantu bafite gahunda yo kugura amadolari. Dore ngaho uraza ukagurisha bakaguha amafaranga yawe hehe mu manyarwanda. Bivuze ngo biba biguha mu manyarwanda. Ndakeka Binance nawe ubwo kuyitunga. Ubundi hano hasi muri comment ndabashyiriramo link iri buze kubibanza. Iraba ari link y'aka kaboro ka BTTC mining. Link ikurikiraho ni message imwe ndayandika, ikurikiramo iraba ari link ya Binance. Kugira ngo mutunge Binance mutunge n'aka kaboro biragendana. Ikindi ubwo verify yikanzeho rero bagusaba iki? Hano urabona jewe riyo name authentication iri authenticated yabaye verified. Kubera iki? Kugira ngo bayikuverifying bisaba gushyiramo address yo kuri Binance. Address ni nimero ukoresha, ni nka code cyangwa se ukoresha ubikuriraho. Reka nze mbibereke ibintu badusaba. Uje hano kuri Binance nubisoma ukanze hano kuri profile baragusaba yuko uri buze ugafata screenshot ya hehe, ugafata screenshot yo kuri profile yawe ya ntuze, ugafata screenshot yo kuri profile yawe ya Binance. Bivuze ngo baraza kubigusaba, niyo mpamvu baba basaba iki. Ubwo rero wowe icyo uri bukore uza hano, hari n'ahantu bagusaba address na screenshot, uraza ukande kuri add fund ujye ku cyo twita deposit asset. Ubwo no kugira ngo tu verify account uzuhitemo USDT, uhitemo iyi blockchain
ya smart ya bepo 20. Ibi nzabibasobanurira. Uze ufata aka kantaka ukarye screenshot aka una copy ya address hano utwara ibi bintu bibiri. Uzaza hano muri BTTC mining muri verify, uzabona aho bagusaba kubishyira. Ubwo aho uzashyira address naho uzashyira aga screenshot ka address. Aga screenshot ka address bagusaba na aka k'umukara, iyi QR code, naho address yayo ni iyo hasi ukopiye. Dusubira inyuma nkwereke ikindi bazagusaba kuri Binance. Bashobora kuzagusaba icyo twita nyine account. Uzakanda hejuru hano ku tudomo 3, uze ufungura account yawe gutya. Bazongera bagusaba iyi screenshot, banagusaba kabita Binance ID ugakopiye na kugatange. Aya niyo makuru bazakubaza. Bakubaza ibintu bine: bakubaza screenshot na ID ya hano, bakongera bakakubaza address. Ubwo address uyibona uje ugakanda kuri add fund, ugakanda kuri deposit asset, ukajya muri USDT, ugahitamo iyi bepo 20, ugakopi screen, ukarya naka ga screenshot, ukaza ugahita uza hano kuri BTTC ukabishyiramo hano wakanze kuri verify identity. Ibi bintu bivuze ngo bizatuma account yawe utangira kuba wa mining. Uko uzajya mininga naberetse amafaranga uzaheraho. Reka nsubire inyuma hana amafaranga uzaheraho mbibereke hano kuri Binance. Ako ka message niho nkeka kabitse. Naberetse yuko utangira ukorera ibihumbi 19 bya buri kwezi yuri mu beginner, ariko kugenda uzamuka nk'ubugendi mu bihumbi hafi 80 kuko ngeze kuri VIP 3, kandi ibi ngibi bintwaye nk'ukwezi n'iminsi. Muri make nagiye nzamurirwa level bitewe n'uburyo nakoraga inshingano neza. Nawe icyo usabwa rero ni ukuza ugakora icyo twita iyo KYC cyangwa verification neza, ukuzuzamo ibintu bine. Impamvu hano bitari kugaragara giyewe narayikoze, ariko nawe urajya usoma. Aho bikunanira urampamagara kuri call, kuko iyo nimero ngiye kubabwira ntiba kuri WhatsApp, cyangwa unyandikire kuri iyo nimero kuri Telegram ni 0779514411, cyangwa ujye kuri Telegram wandikemo nta gishoro gisabwa. Iyo group Republic urahita uyibona, uyijoininge, ubundi ubaze ibibazo ngusobanurire, ngufashe no gukora KYC cyangwa ku verify. Online business ziragoranye gukora. Ukabona amadolari 19 nkajya mbikuza amadolari 60 ya buri kwezi, hafi 80 kuri iyi app, kandi ifite n'izindi nkora. Bivuze ngo nta n'umuntu uzagusaba igiceri cy'icumi kuri iyi platform, we ni ukugenda ugakora ushyizemo akabaraga. Reka mbereke rero ingaruka zo kudakora KYC. Urugero nge kuri team yanjye natumiye abantu hafi 36. Reka mbakwereka aba bose barakubwira total recharge, team size, bridge process, barakwereka abantu bari register, ariko se wamenya bakoze KYC. Ariko kuba batarayikora ngo baze hano bakore verify, n'ubundi ntago wakwinjiza. Mukurikize step by step uko nabwiye ibi bintu, aho harimo amafaranga. Iyi ni BTTC mining. Thanks nyakugira ubutangwa komeze abatetesha. NKS TV Rwanda, your source of opportunities, scholarships, jobs, and online business. Ooh, yeah, your new horizon. Yeah, NKS TV.